Welcome back, murakaza neza. Ni PGCN Real Estate, niya kampani yanyu ibafasha kugura ibibanza hirya no hino mu gihugu. Ibafasha nanone gupima ibibanza, gukora expertise igenagaciro ku bibanza byanyu. Ikindi ibafasha kubona ibyangombwa, haba ibyo kubaka, gusana ndetse no kuvugurura. Muri iki kiganiro twahisemo kuganira ku bintu bijyanye n'irangi. Nk'uko tubizi, ubwiza bw'umukobwa ni amaherena, noneho twebwe mu mvugo yacu ubwiza bw'inzu tuvuga ko ari irangi. Irangi iyo ryafashwe neza, ryitaweho neza, riba ryiza, urebera kure inzu yawe ukabona ko ari nziza. Ariko nanone irangi ni ikintu iyo ugifashe nabi cyangwa utacyitayeho riragenda rikangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku kintu cyaba gitera irangi kubyimba ndetse no gushishuka, ari byo bituma inzu yawe cyangwa ahandi hantu hateye irangi haba hasa nabi. Ku mpamvu ya mbere itera irangi gushishuka ni ugusiga irangi igikuta gisa nabi. Nk'uko tubizi, isuku ubundi ni iya mbere ahantu hose. Umuntu ugiye gusiga irangi ni ngombwa kandi ni ingenzi cyane ko abanza kureba igikuta ko ari cyiza, gisa neza, gisukuye, hatariho ivumbi, hatariho n'indi myanda, kugira ngo nasiga irangi rize gufatana neza. Indi mpamvu itera irangi gushishuka harimo imidite. Hari mugenzi wanjye yabivuze mu kiganiro gishize, avuga ibijyanye na imidite, avuga igitera imidite, uko bakwirinda imidite. Rero nanone imidite ku irangi ni mbi cyane kuko ituma irangi rishishuka, kuko iyo amazi arimo aramanuka ku gisenge akagera ku irangi bikaba igihe kinini, ni hahandi usanga mu mezi 2 mu mezi 3 irangi ryawe rigiye rishishuka, bityo inzu yawe ikagenda isa nabi. Indi mpamvu ituma irangi ribyimba ndetse rikanashishuka harimo kuba wakwibagirwa gukoresha primer. Primer mu mvugo abantu benshi bazi ko ari ukwanduza. Primer ni kuriya iyo ugiye gusiga irangi ubanza ukanduza mbere yo gushyiraho irindi rangi. Rero primer ikintu idufasha ko irangi rindi bari busigeho riri bufatane neza n'igikuta, kandi nanone indi myanda yaba yasigaye mu gihe wasukuye utabonaga, primer iyikuraho, bityo irangi ryawe usize rigafatana neza. Indi mpamvu nanone itera irangi kubyimba ndetse no gushishuka harimo ubushyuhe. Urugero, nko mu gikoni iyo umuntu atetse, umwotsi urimo urava mu byo utetse ukagenda uzamukira ku rukuta hateyeho irangi, ni hahandi usanga irangi ryo mu gikoni rigenda rishishuka gake gake ndetse rikanabyimba, ejo cyangwa ejo bundi ugasanga ryashishutse. Niyo ni impamvu ituma irangi ryawe ryangirika ndetse rikanashishuka. Indi mpamvu itera irangi kubyimba ndetse no gushishuka ni ukutita neza ku bwoko bw'irangi ugiye gusiga cyangwa gukoresha irangi ribi. Urugero, warasize nk'irangi ry'amavuta ugashaka kurivugurura, iyo ushyizeho iry'amazi nukoresha nanone iry'amavuta, iryo rangi ry'amazi ushyizeho hashira iminsi mikeya cyangwa amezi makeya rigatangira kubyimba, ari nako bitera gushishuka. Ubwo rero ni byiza ko buri wese yajya yitegereza ugiye kumusigira irangi, akamenya neza ko agiye gusiga irangi yasukuye, akamenya ko agiye gusiga irangi abanza gukoresha primer. Ikindi kandi nko mu madushe aho amazi agera cyane, ni byiza ko aho amazi agera uzamura amakara akaba ariyo aba ariho, aho kugira ngo habe hariho irangi gusa, kuko irangi n'amazi iyo bihuye ni hahandi usanga ryagiye rikabyimba rikinjira. Ikindi kintu kandi gituma irangi ryawe ritaba ryiza ni ugukoresha abantu batabizi, batabyigiye. Ukagenda ugafata umuntu ukuye ku muhanda ukamubwira ati ngwino usigire irangi, akaza akarisiga uko abonye, akarivanga uko abonye. Ibyo ngibyo rero nabyo biba ikibazo, kuko ni hahandi usanga hashira iminsi mikeya, agashira imyaka 2 cyangwa amezi 6 ugasanga irangi ryawe ryatangiye gushishuka, bitewe n'uko uwo muntu wari gusigiye nta bunararibonye afite kandi akaba abikora ataranabihuguriwe. Rero ni byiza ko nanone wakwiyambaza abantu babizi, abenjeniyeri babizi, abatekinisiye babizi bakagufasha. Mu zindi mpamvu zituma irangi ryawe rishishuka twongera kubonamo amazi y'imvura.
iyo amazi y'imvura agwa akubita ku rukuta cyane bikaba igihe kinini, iminsi igashira, n'ahandi usanga nyuma y'amezi, nyuma y'imyaka irangi ryawe rigiye rishishuka ndetse rikanabyimba. Ubundi ikintu cya mbere ukwiye gukora mbere yo gusiga irangi nababwiye ko ari primer cyangwa se kwanduza. Primer rero zigira ubwoko bwinshi, hari izo bakoresha mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko mw'ubwo bwoko ngiye kubasobanuramo ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere bwa primer harimo iyitwa prime latex cyangwa primer y'amazi. Iyo primer y'amazi akenshi ikunda gukoreshwa nk'iyo inzu ikimara kubakwa, ku gikuta nta rangi rindi ririho, akenshi bakunda gukoresha iyo prime latex. Indi ni oil based primer cyangwa primer y'amavuta, aho bakunda kwikoresha ku mbaho ndetse no ku mazu asanzwe asize bakayikoresha. Indi ni primer irinda ibizinga ndetse ikanakuraho ibizinga, aho nk'igikuta cyawe kiba gisa nabi hariho nk'ikizinga cyanze kuvaho, iyo primer ikuraho ibizinga niyo wakwifashisha. Rero mu ncamake z'ibyo twavuze mwamenye neza uko ikintu cyaba gitera irangi ryanyu gushishuka ndetse no kubyimba. Ubu rero ngiye kubabwira ukuntu mwabyirinda. Mbere na mbere ugiye gusiga irangi uba ugomba kumekinga sure cyangwa ukamenya neza ko surface ugiye gusigaho cyangwa igikuta ugiye gusiga gisa neza kitariho ivumbi, kuko iyo igikuta cyawe kiriho ivumbi ni hahandi usanga irangi risizeho ariko mu by'ukuri ubona rifashe, ariko mu by'ukuri irangi ritarimo neza, ritafashe ku gikuta neza. Aribyo bituma nyuma y'amezi angahe, nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 4 ukabona irangi ryawe ririmo riratangira gushishuka, ndetse akenshi mbere yuko rishishuka ritangira kubyimba. Nyuma y'igihe kubyimba bikavaho rigatangira rigashishuka. Rero ibyo bintu kugira ngo mubyirinde ni ukuzajya umenya neza ko igikuta ugiye gusiga gisa neza ndetse nta vumbi nta n'utubuye turimo. Ikindi ku kijyanye na imidite ubundi ni ubukonje, ubuhehere, ibintu bijyanye nk'ibyo. Akenshi biterwa n'amazi y'imvura cyangwa amazi yo muri dushe, cyane cyane nko muri dushe kuko urumva amazi ahora agenda, hahora muvuma z'amazi. Rero muri dushe kugira ngo uharinde ko irangi ryawe ryapfa, ahantu amazi agera urimo urakoresha dushe yawe wahashyira amakaro, kuko amakaro n'amazi ho birakorana cyane, kuko iyo amazi akora ku irangi cyane aragenda akinjiramo, bityo rigatangira kubyimba, hashira iminsi rigashishuka. Ikindi kintu nacyo kijyanye ubushyuhe naho nko mu gikoni cyangwa ahandi hantu hari expose ku bushyuhe, naho wakoresha amakaro, kuko amakaro n'ubushyuhe naho birakorana. Ikindi kintu wakora kugira ngo urinde ko irangi ryawe ryashishuka, twavuzemo primer. Ni byiza ko primer uyikoresha igihe cyose, ntukayibagirwe, ntihakagire uguhangika ngo akubwire ngo agutere irangi kuri makeya hanyuma nakoreshe primer, nabyo ntukabyibagirwe. Mbibutsa ko tukiri kuri GCN Real Estate. Ugize ikibazo cyose wagira, ukagira ikintu cyose wakenera umuntu ugusigira irangi, wakenera umuntu ugukorera expertise cyangwa ugena agaciro ry'umutungo wawe utimukanwa, watugana tukagufasha neza, kandi dutanga serivisi nziza kandi inoze. Ntabwo twakwirengagiza gushimira abantu mukomeje kudushyigikira, muduha inyunganizi, ibitekerezo byanyu. Ni ukuri turabyakira kandi biradufasha cyane. Rero nawe urimo urareba ino video ntuhejwe, nimba hari igitekerezo ufite, yaba inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose, watwandikira muri comments, ndetse wanareba iyo nimero iri kuri ekara yawe hanyuma ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara. Watwandikira kuri WhatsApp ibaho cyangwa ukaduhamagara by call. Mbibutsa ko nanone Real Estate ibafasha kugurisha ibibanza ndetse n'amazu hirya no hino mu gihugu, mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo. Hose aho ngaho turahakorera, tugatanga serivisi nziza kandi zinoze. Ikindi kandi GCN Real Estate
ibafasha gupima ibibanza, gukora expertise igena agaciro ku bibanza byanyu ndetse no ku yindi mitungo yanyu mufite itimukanwa. Ibafasha gupima ibibanza ndetse no gukora subdivision. Ikindi kandi GCM Real Estate ibafasha kuba yababonera ahantu heza mwakubaka ku giciro cyiza kibanogeye kandi kuri serivisi nziza zinoze. Mwakoze rero, mwakoze kurikirana ikiganiro. Nimba hari icyo wungutsemo waza kubitubwira muri comment, ndetse nimba hari n'indi nyunganizi waza kutubwira. Nongera kwibutsa ko mugomba gukora subscribe ndetse mugakanda no kuri kariya kazogera ko hasi kugira ngo ikiganiro cyose kizajya kiza mujye mukibona ku gihe kandi byihuse. Murakoze, mugire ibihe byiza.